igitego mwabona ukuntu aserebura agenda asa nk'ushinjagira nyine ashira nyuma na nyuma byaje kwanga umutoza yanga guforosa ahitamo kuramo ashyiramo Suwane ni umudefenseur mwiza ariko nawe icyo ashinjwa akenshi iyo ahawe amahirwe kujya mu kibuga ntabura akantu k'insolite akora nk'ejo yakoze penalty ariko twagize imana rwose uyu munya Ethiopia w'umusifuzi asa nkaho abyirengagiza ariko umupira Suwane yari yawukoze umusifuzi rero abyirengagiza ariko mu by'ukuri Suwane n'umudefenseur mwiza yego ariko nawe rimwe na rimwe ava muri match atabuza akantu akora nko gusa nkaho atanga igitego cyangwa se nkaho atsindisha ikipe ariko birangira mu by'ukuri ikipe ya APR inganyije niko navuga Suwane rero mu by'ukuri yabyitwaye neza cyane nubwo hatabonetse amakosa menshi ariko APR kubura abo bakinnyi bose kuza kubura Kirima wayisohotse bidakenewe bisa nk'ibyakozeho APR no ize rero kuba ibasha no kunganya n'ikipe ya KMC ariko icyo bifuzaga ni uko bazamuka mu itsinda bariyoboye baje no kubigeraho. Mwamaze kumenya ekipe bazahura muri kimwe cya kabiri cyangwa mutegereje imikino y'uyu munsi? Ntabwo kugeza ubu ngubu ikipe izahura na APR iramenyekana kubera yuko mu itsinda rya C ariryo rya gatatu harimo amakipe nka Al Hilal yo mu gihugu Al Hilal Omdurman mu gihugu cya Sudani iyi Sudani ya ruguru hanyuma akaza ikipe bita Al Ahly Wada Medani niyo muri Southern Sudan y'amajyepfo hakaza Kator nayo yaho ngaho muri Sudan y'amajyepfo hakaza na Mogadishu City yo mu gihugu cya Somalia. Izo kipe zombi zose uko ari mbabwiye ziranganya amanota zose zifite abiri hanyuma rero zizakina ku munsi w'ejo Al Hilal Omdurman izakina n'ikipe bita Kator hanyuma Al Ahly Medani ikine n'ikipe ya Mogadishu. Niyo mikino ibiri rero izaba ku munsi w'ejo kuwa gatatu niko bazakina noneho ikipe izazamuka ari iya mbere niyo izahura na APR nubwo wenda turimo kuvuga Al Hilal Omdurman nubwo nyine tuyifata nk'ikipe nkuru tukumva yuko byanga bikunda wenda izatsinda iyi ngiyi Kator mu gihe arimo kuyitsinze rero ititaye ku byava ahandi wenda bashobora gutsinda cyangwa se habonekamo no kunganya ariko Al Hilal yo ikaba isigamye ibitego byinshi kubarenze ubwo rero niyo mpamvu abantu benshi bahereza amahirwe Al Hilal Omdurman ko wenda ishobora gutsinda iyi Kator ariko ubundi mu buryo butomoye ntabwo APR iramenya ikipe bazahura gusa iyo bazahura yose izava muri iryo tsinda. Harya umukino wa kimwe cya kabiri bazawukina rya rugo impamvu mbikubajije no kugira ngo twumve se rutayizamu watahaza aba yabonetse ese myugariro Clement azaba ameze neza ku buryo bakina iyo mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza. Imikino ya kimwe cya kabiri izaba kuwa gatanu ku masaha ntaramenya nka APR nibwo izasubira mu kibuga keretse wenda undi mukino niba ushyira kuwa gatandatu ariko nka APR izakina kuwa gatanu ubwo nimara kumenya bizahura byanga bikunda ni kuwa gatanu match nibwo izaba amasaha wenda tuzayababwira mu minsi iri imbere ku bigendanye n'abakinnyi nko kuri Clement nimugoroba nahoze nganira na Dr Major Jacques Twagirayezu ambwira yuko mu by'ukuri Clement agize ikibazo cya hamstring ariko ngo bidakabije cyane nko mu minsi ibiri ariwe yameze neza cyane aribuze kuba yameze neza nyine nta kibazo afite avuga yuko mu by'ukuri ngo bari bufate iminsi ibiri kugira ngo amere neza bityo rero nko kuwa gatanu ashobora kuzaba ahari abakunzi ba APR ntibagire ikibazo ariko ni ikibazo yagize nyine cy'inyama ya hano mu kibero cy'inyuma ibyo bintu Axel ngira ngo arabindusha arabizi cyane hanyuma ku bakinnyi nka Sheikh Jibril Batarawe yavuze yuko mu by'ukuri malaria nyine atazi ngo yamushiramo ryari ese yimushizemo bwo arekipera bingana iki Watarawe amahirwe yo kugaruka keretse wenda nka final ariko birasaba ko malaria nyine banze kamushiramo hanyuma nyine yanamushiramo akagira igihe cyo kurekipera no kongera gukora umwitozo we biragoye kimwe cya kabiri sinzi ko bizapfa gukunda ariko Clement we arahari ariko kandi uko gatanu bazabana rekipeye Dauda nawe azaba yagarutse ndetse cyumviruza nakubise harimo gutekerezwa kuko Amavubi namara gukina abakinnyi bazafata indege yo kuwa gatatu ejo mu masaha y'ijoro nibwo bazaguruka hariya muri Afurika y'Epfo kugira ngo rero wenda abakinnyi bari mu Mavubi ba APR bajoininga abandi bisa nkaho byagorana kiretse wenda baje gukina finali ariko wenda harimo haratekerezwa uburyo nk'abagande ba joininga kuko urumva Uganda yaraye kimwe uko mwabigarutseho kino kipe y'igihugu ya Somalia ndetse baranatsinda
kuva Kampala rero werekeza Dar es Salaam nyeka yuko bitagorana cyane ku buryo APR mutse bishyizemo imbaraga bataba bajoyininze abandi kugira ngo babafashe gukina umukino wa kimwe cya kabiri. Ubwo nako nyine bacungira hafi niba Al Hilal iramutse ikomeje nayo ngo ishobora kuzana abakinnyi bayo kimwe cya kabiri rero kikaba cyahindura isura gutyo, ariko harimo hategezwa uburyo abagande bajoyininze ikipe y'igihugu ya Uganda aribo bajoyininga ikipe ya APR kugira ngo wenda bagire indi support batanga mu mukino wa kimwe cya kabiri n'umukino wa nyuma mu gihe ikipe ya APR yaramuka ihageze. Ahubwo haba ari no ku makipe yose kubera ko na za Singida za rekipera abakinnyi bavuye mu ikipe y'igihugu ya confirmed ikipe ya Singida yamaze gutangaza ko biteguye kwakira Halid Aucho. Ubwo icyo nashaka kubaza Ruvuyanga wenda ku mategeko ya Sekafa ntabwo wenda mbere yuko irushanwa ritangira amakipe rero